Agasobanuye k'urukundo kacu k'uyu munsi niko gasobanuye k'urukundo ka mbere karyoshye ngoze muri mwaka 2025 twatangiye. Ni video ugiye kureba ukaba utaraza kwicuza impamvu yirebye ndetse kandi uraza kunshimira nyuma numara kuyireba ukayirangiza. Nagasobanuye k'urukundo dutangiranye n'umusore angaho agazanga ku modoka nziza cyane ubona yuko ari umuntu ategereje. Ni umusore ukiri muto, umusore mwiza. Ako kanya hari abakobwa babiri bahise baza, abakobwa beza. Ubwo umukobwa umwe barahangaha ahita abwira mugenzi we ati "Oh, bino bintu biragaragara neza cyane." Ahita areba imodoka iraha maze ati "Wow, mbega imodoka nziza." Areba mugenzi we akamubwira ati "Wabonye imodoka nziza ya shiri wanjye se?" Ubwo umusore ahangaha ati "Hanyuma rero hari ikintu nanjye nifuzaga kukubwira uyu munsi shiri wanjye." Nyagasani bisobanuye ko uyu mukobwa uyu nguyu wambaye ikanzu y'ubururu abakundana n'uyu musore nawe yambaye ishati y'ubururu bari ku modoka y'ubururu. Umukobwa ati "Nta kibazo ngambwira, nagace ushaka kumbwira se sheri." Umusore ati "Ngafunga amaso yawe, mujye mufunga amaso yanyu." Umukobwa atoke "Nta kibazo." Yafunze amaso. Ubwo umusore nta kindi yakoze yakuye mu rurabo. Mujye mutanga indabo ku bakunzi banyu. Ubwo nta kintu umusore yakoze yari itunganyije maze namubwira ati "Ngaho fungura amaso yawe." Nyagasani umukobwa yafunguye amaso arebye asanga umusore akuyemo ururabo rwiza cyane ruherekejwe n'amagambo amubaza ati "Ese wakwemera kumbera umukunzi? Would you be my girlfriend please?" Ubwo umukobwa disi yamwenyuyemo nyiramutemba ashyushye afata rwa rurabo maze amwenyuramo maze aravuga ati "Yego ndabyemeye." Bisobanuye ko bano bantu bari basanzwe bavugana ariko batarahura. Ku munsi wo guhura umukobwa yasenye na mugenzi kugira ngo namwereke n'umukunzi we maze kandi umusore ahita nabona no kumupropose amusaba niba yamubera umukunzi. Umukobwa ahita abyemera bahise bahoberana ubona yuko babyishimiye. Ubwo bakimara guhoberana umukobwa ahita abaza umusore ati "Hanyuma se nibiki bikurikiyeho?" Abakobwa bararebanye. Ubwo uyu musore ati "Namaze gutanga reservation kuri restaurant nziza cyane tugiye kujya gusohokeramo, ndabizi yuko uraza kubikunda shiri wanjye." Bagiye kujya kubiselebrira kubu ngubu ari kupure. Ubwo abakobwa bararebanye maze shiri waramubwira ati "Mfite amatsiko y'ukuntu biraza kuba bimeze." Amwenyuramo. Nakubwiye ngo ino video ni video utaraza kwicuza impamvu wayirebye kubera ko irimo amasomo akomeye cyane. We musore cyangwa mukobwa ukeneye kureba, we yireba uyirangize uraza kunshimira nyuma muri comment. Ubwo nta kindi cyabaye ahangaha uyu musore ahita abwira umukunzi we ati "Nta kibazo rwose wazana n'uyu mugenzi wawe, nta kibazo tukajya kubiselebrira twese hamwe." Ubwo uyu mushiti w'uno mukobwa nawe ahita abyishimira ati "Uravugisha ukuri, byaba ari byiza." Arababwira ati "Ariko byaba byiza kurushaho muramutse mujyanye muri babiri kugira ngo muze no kugira n'ibyo muganira njye nahari. Ntago numva ko ngiye rwose bikeneye ko naba mari." Mugenzi we aramubwira ati "Oya Chloe, gwino tujyane nawe nta kibazo." Uyu mukobwa wambaye imyenda ya pink aba yitwa Chloe. Mugenzi we aramubwira ati "Gwino tujyane nawe nta kibazo, tujya kubiselebrira kubu ngubu mbonye sheri." Ngabasheri barabuze. Uyu mukobwa aravuga ati "Hari imyanya ihagije rwose mu modoka, ngwino nawe tujyane." Anayikoraho gake gake ariko umuduga mwawubonyera. Ubwo umusore ati "Ngwino tujyane nawe mukobwa." Umusore ati "Chloe, ngwino nawe tujyane." Ubwo bahise bagenda batararenga imodoka. Umukobwa ahita atangira gufungura imodoka ahangaha buretse urebe agifungura asanga imodoka irafunze. Nyagasani ahita abaza sheri we ati "None se ko ifunze?" Umusore aramubwira ati "Sheri wanjye, iyo modoka ntabwo ari iyanjye." Nyagasani bahise bikangamo. Abakobwa bari bazi yuko ino modoka ari iy'umusore basanze atari iy'umusore. Buretse urebe akantu nakubwiye ngo ino video uyirebe mpaka irangiye, ntabwo ari nini, iragusigira isomo rikomeye cyane. Murabizi ko najya mbasondeka. Ubwo nta kintu cyabaye abakobwa bari bazi ko ino modoka ari iy'umusore bahise bikangamo maze kandi umusore ahita ababwira ati "Iyo modoka ntabwo ari iyanjye ariko ikinyabiziga cyanjye humura kiri hariya ngikiriya." Abatunyira urutoki ariko ataberuriye ngo imodoka ni iyihe, hano hari imodoka nyinshi. Umukobwa ati "Okay, ngo uravuze ngo iriya?" Umusore ati "Ari ikiriza." Nakubwiye ngo ino video biragusigira isomo rikomeye cyane. Uno musore hari akantu yateguye kadasanzwe. Nta kindi cyabaye abakobwa bigiye imbere gato begera indi modoka ikurikiraho. Chloe nawe ati "Yampaye ngino kupure se." Noneho arabakurikira bigira imbere. Ahangaha bari imodoka nyinshi hari n'amagare. Mwabibonye ariko hari amagare abiri n'imodoka zirenze imwe. Buretse urebe akantu umusore yateguye. Bigiye imbere ku yindi modoka. Umukobwa ageze ku yindi modoka afunguye asanga nayo irafunze. Ahita abwira sheri we ati "Hanyuma se ino modoka ko ishaje niyo tugiye kugendamo
kimodoka kimeze gutya? Uratekereza ko ngiye n'inshuti yanjye twagenda muri kano kamodoka gaciriritse bingana gutya? Basore mujye mutereta abantu muri rev imwe. Kamodoka gaciriritse kandi ubu ngubu wasanga ise ataratunze n'ipine ry'imodoka sha, nta n'ipombo ipika umwuka mu modoka cyangwa se mu igare bagira. Umusore uranga nta kindi yakoze, yaramubwiye ati imodoka irashaje. Umukobwa ati ndakubaza, ngiye n'inshuti yanjye abakobwa dusa gutya turagenda mu modoka y'umwanda nk'iyi, imodoka isa gutya gaciriritse bingana gutya, ubu se sigashyuha cyane. Nyagasani. Umusore atariko rero iyi modoka uri kuvuga nayo ntabwo ari iyanjye, ntabwo ari iyanjye. Njye nari natekereje yuko twakwigendera ku magare, twigendera ku magare gake gakeya twiganirira. Natekereje ko aribyo byaba biri romantike kurenza kugenda muri ibyo byose uri kuvuga. Nyagasani. Abakobwa barangaha basetsemo. Umukobwa ati ngo romantike, watekereje ko kugenda ku magare aribyo byaba biri romantike? Urimo gukina nanjye? Nyagasani. Ati ko wavuze se ubundi ngo tugiye kuri restaurant ngo nziza, wari ukomeje byo? Iyo restaurant nziza wari umaze kutubwira, uragira ngo tuyijyaneho ku magare, turi ku magare nge nawe? Urumva icyo gisebo? Umukobwa mwiza nkanjye. Nyagasani. Umusore uri ahangaha hise amaze atari kusi ikibazo ni iki? Aya magare urabona asebetse se? Ndumva ukize mu rujijo pe, kuba twagenda ku magare ni ikibazo. Umukobwa ati umva, rekera imikino Jack. Nyagasani ahita no kongera kumwita sheri, atangira kumuhamagara mu izina rye kubera ko umusore amubwiye ko imodoka atarize ndetse ko ashaka yuko bagenda ku magare. Umukobwa uranga wari umaze no kumwemerera urukundo ayisa hinduka. Umusore uranga ati sinatekerezaga ko byaza kuba ikibazo, nge nawe tugiye guserebura urukundo rwacu turi ku magare gake gake turi romantike. Umukobwa atari ko ufite ikihe kibazo mu by'ukuri? Urumva nta kibazo ufite? Nge nyine nkurikije ukuntu ndi kukubona ndabona wagira ngo uri umusazi. Nge ntano najyana nawe rwose kuri bino bigare byawe matabaro. Mukobwa w'i Kigali. Ubwo Korowe ahita abwira uyu mukobwa witwa Eva ati Eva shatuza wowe, reka tujyane nta kibazo, biraza kuba rwose bishimishije cyane kubona couple iri ku magare, nta kintu bitwaye, nta kibazo rwose, reka tugende. Mushuti wangaha yaramuturishije Chloe, maze uyu mukobwa wambaye ikanzu y'ubururu witwa Eva ati ariko se nta kibazo ufite wowe? Ngiye ngagenda ku igare hagize umbona subwo narinzi ko afite imodoka none ngo nta modoka afite. Umusore angate akose shiri wanjye ko hano atari kure cyane koko, waje tukagenda niyo twagenda dusunika amagare gusa tugende tuyasunika n'undi ntabwo ari kure, ni hano hirya ntabwo ari kure, tugende. Umukobwa ati wimamagara baby, ndakwiyamye ndakwishwitaguye, wikongera kumamagara baby, umamagare mu izina ryanjye nitwa Eva urarizi. Ikindi kandi ntabwo nagenda ku igare, sinshaka no gufata ku igare, barakubeshye na sogokuru yapfuye adafashe igare sha. Azanamo n'iz'abasogokuru n'abasekuru. Ati nge sinshaka gukina no mikino nawe rwose kubera ko birasebetse cyane kumva uri kuvuga igare mu kanwa kawe, nta soni. Nyagasani. Basore muri ahangaha nyaboneka mumenye icyiciro murimo, mumenye n'abantu mutereta nabo mubwira ngo mushaka ko mujya mu nkundo, utazagwa kuri Eva. Ubwo nta kintu umukobwa yakoze, yahise amunagira za ndabo yari yamuhaye, abwira mugenzi we Chloe ati Chloe twigendere, rekana n'ubutipe bw'amafuti bugenda kuri za matabaro, renzi ko gafite imodoka kumbi nta n'imodoka kagira. Chloe yanze kugenda atunguwe n'uburyo Eva ari gufata boyfriend we, aratungurwa umukobwa, maze mugenzi we Eva aramubwira ati kutari kuza ngo tugende Chloe, we bite byawe, tugende tuve kuri kano gatipe k'agatindi. Chloe ati oya nje ntabwo ngenda. Chloe ati ese Eva urakomeje koko, urumva amagambo uri kubwira sheri wawe? Umukobwa anga Eva ati tugende uno mutinda atatwanduza ubutindi, aramenya n'ubwo iwacu nta n'imodoka twigeze, ariko kandi nanone nge ntabwo nasazana n'umutindi, reka mvukire mu butindi nsazira no mu butindi. Chloe ati urabona ukuntu uri gufata undi mwana koko, wagiye ureka uwo mutima mubi koko Eva. Abakobwa basubiranamo, maze Eva abwira Chloe ati ariko se urumva namufata gute, uyu nguyu akwiye gufatwa gute koko? Umukene ari kwizanishwa utuntu tw'uturabo gusa, hanyuma ngo tugende ku magare, ashaka ko tugenda ku magare, baramubeshye. Chloe ati Eva umva nkubwire Eva tuza, ariko ngiye rwose nta kibazo na kimwe ndimo ndabibonamo, uramutse ufashe igare nawe agafata irindi, niyo mwagenda muri kurisunika gusa mu muhanda wenda nturigeho, ariko byibura uno munsi wanyu nimuwice. Umukobwa aramuseka. Eva abwira Chloe ati umva nkubwire wa mukobwa we, ntabwo uyu musore we ufite ikibazo gusa, ahubwo nawe ufite ikibazo, ndabona muhuje ibibazo ngo amagare. Ubwo nta kintu cyabaye umukobwa
yahise asunika boyfriend we arangije tayerekera ati nta n'iwacu wapfuye utyo njyewe nta soni ngo njye ku igare. Nyagasani umukobwa ngaha yaragiye asiga umusore ngaha ndetse na wa mukobwa Chloe arumirwa. Yahise abaza umusore ati umeze neza? Umusore bari basubije indabo ati yego meze neza. Byahehe we wamera neza umukobwa wakunze akugize gutya koko imbere y'umushuti we? Chloe ati wimwumva uriya mukobwa wimwumva. Rimwe na rimwe buriya abakobwa hari ibintu bajya bibeshyaho bakayoberwa gutandukanya urukundo ndetse n'irari ry'ibintu. Ubu se akwanze kubera yuko ino modoka atari iyawe mu by'ukuri? Umusore atariko nagara ari amakosa yanjye kuba nafite ibyo bintu ari kuvuga si amakosa yanjye, njyewe urukundo ndarufite. Mu by'ukuri natekerezaga yuko twakwigendera ku magare mwumva ko biraza kuba nyine biri romantike nk'abantu binjiye mu rukundo rushyashya. Uyu mukobwa Chloe ati niwishinja amakosa we nta makosa ufite, kuko uyu mukobwa yaza kuba gukunda ntabwo yari kwita yuko nyine nta modoka ufite. Iki ni ikimenyetso simusiga kigaragaza yuko atigeze anagukunda. Ibaze ko nanjye ubwanjye ndi kumva yuko byari kuba biryoshye iyo muza kwigendera ku magare kubera yuko birihariye. Benshi n'ubundi bagendera mu modoka ariko amagare burya ni ibintu biba byihariye cyane. Nyagasani umusore anga yamwenyuyemo maze kandi umusore ati urakoze cyane byibura kuba umumurije ukaba unsubijemo imbaraga. Hanyuma se niba ntacyo byagutwara wabyemera tukigendera kuri ya resitora ko n'ubundi hari ibyo namaze gukoresha tukijyanira nyine nk'inshuti, urabyumva gute? Chloe ati nta kibazo reka twigendere. Chloe disi wicisha bugufi yahise ajyana n'umusore yihuse cyane ahita yerekeza ahandi hari amagare ajya guhitamo akagare ka pinki gasa nk'imyenda yambaye. Chloe yafashe akagare umusore ahita amubaza ati uri mu bikize? Umukobwa ati nyine nje gufata igare ngo tugende, nayo bwino ufata ibyawe ahubwo. Umusore ati nyine mu by'ukuri ayo magare ntabwo ari ayanjye, ahubwo ino modoka mu by'ukuri iri imbere niyo yanjye. This is my car. Nyagasani Chloe yahise yumirwa maze ati uri serious? Ino modoka ni yawe? Umusore ati yego rwose. N'ikimenyimenya aha ngaha ahita amwereka ko ariye. Umukobwa byaramurenze. Nyagasani yahise abwira Chloe ati amagare yareke ntabwo ari ayanjye mu by'ukuri, imodoka niyo yanjye gwino twigendere. Ati gwino gake gakeya utanikomeretsa, ibyo bintu by'amagare si ibyacu. Nyagasani Chloe aturakoze. Ako kanya wa mukobwa yabonye yuko imodoka ari y'umusore ahita agaruka. Umukobwa yabonye ahangaye ibintu bihindutse ahita agaruka. Buretse urebe video nakubwiye ngo ntugende utayirangije, iragusiga isomo rikomeye cyane. Umukobwa ahangaha Chloe yihuse cyane yahise afungura imodoka maze kandi wa mukobwa Eva ahita abwira umusore amurakariye cyane ati so urambwiye yuko imodoka atari iyawe? Umusore yitonze cyane ati mu by'ukuri nifuzaga kuba nagutestinga ngo ndebe mu by'ukuri uteye ute, utekereza ute, ese ndinde kuri wowe ndi iki? Ibyo ngibyo byose nabikoze mu buryo bwo kugira ngo ngutestinge menye ngo mu by'ukuri urinde. Umukobwa arumirwa maze ati ngo unestinga? Umusore ati cyane natekerezaga yuko nkunda pe, nanjye nanabyiyumvagamo nkavuga no mukobwa ashobora kuba nkunda nkuko twajyaga tubivugana, ariko nkavugana no munsi nzaza ngusaba urukundo byanyabyo. Ubwo nyimara gupanga ko uno munsi byanga bikuna nzagusaba urukundo byanyabyo turi kumwe amaso ku maso, nagize kino gitekerezo ndavuga ni reka nzaze meze gutya nyine nigire nk'umuntu udafite imodoka, nze nyine nk'umuntu ufite igare. Mu by'ukuri ntabwo nari nzi yuko uri umuntu waba ukunda ibintu apana umuntu gusa, ariko nyine kano kanya nakubonye igitekerezo cyanjye nari nagize kirakoze nyine kirakunyeretse mbonye uwuriwe. Nari narakwibeshyeho mu by'ukuri ni ukukubonera inyuma gusa. Hanyuma rero ntago wagenda gutyo naguhaye impano, reka nze nkuzanira impano nari nkufitiye, winegereje gatoya. Umukobwa asekamo. Umusore agiye kuzana ya mpano umukobwa ahita amubwira ati ariko ndagukunda. Umusore ati ceceka aho ngaho urankunda nabibonye. Umusore yikojeje inyuma y'imodoka ajya kumuzanira impano amusezeranyije. Ni impano bwoko ki? Reka turebe. Kobwa burya we yikundira ibintu nta rukundo agira, rwa rukundo ni urwo kumunwa n'amagambo gusa. Nyaboneka mujye mushaka utuntu munyuzamo mukorera abakunzi banyu murebe koko niba batameze nka Eva. Uyu musore anga Jack yikojeje inyuma muri butu y'imodoka amuzanira umweyo we. Aramubwira ati hanyuma rero wa mukobwa we nari nkufitiye ino mpano, ugende ukore cyane ushaka ikintu yikoresha nyine ukoresha uturimo tw'amaboko, hanyuma undi munsi nawe uzagira ubushobozi maze ugura imodoka nk'iyi ngiyi yanjye ubundi ume lift. Akira Eva kandi urabeho. Nyagasani
umukobwa akibyumva yasetsemo, arangije ahita ajugunya wa mweyo, ahita amubwira ati ntawe iwacu wapfuye utyo ngo njye gukora ngo turimo tw'amaboko se kubera iki? Dubai ndahayobewe. Dubai ngo hari uturimo bajya bakora tutari utw'amaboko we. Ubwo nta kindi cyabaye, umusore yasetsemo, arangije ahita yirebera Chloe, wa mushuti wa Eva, aramubwira ati mu by'ukuri nawe hari impano nkufitiye, bunegereje gatoya, kora widisi wigirira umutima mwiza wicisha bugufi nibwo abyungukiyemo. Umusore Jack yikoje inyuma nabwo muri butu, maze umukobwa Chloe nawe asigara afite amatsiko yose yibaza ati mu by'ukuri niyihe mpano bagiye kuma. Yamwenyuyemo, maze umusore ati runo rurabo n'urwawe reka ndukwihere, n'ubundi Eva yari yarwanze. Jack ati rurabo ahubwo niwe urukwiriye, ntabwo rwari rukwiriye uriya mukobwa ngo ni Eva. Yasetse mudisi umukobwa, maze umusore ati reka twigendere twigire muri hoteli, ibyo nari namuteguriye ni wowe ubu ngubu ubyegukanye, urabitsindiye kubera kwicisha bugufi. Nyaboneka abakobwa mureba ino video mujye mwicisha bugufi, buriya ibyo mubonesha amaso yanyu byose ntabwo ariko kuri. Ibyo ubonesha amaso byose ntabwo ariko kuri. Nkuko nabikubwiye ino video, byanga bikunda hari isomo iraza kugusigira. Niba hari isomo igusigiye, jya muri comment umbwire ngo Alpha ino nkuru insigiye isomo. Inanga kandi kahise karangirira. Reka nizere yuko byanga bikunda hari ikintu ukuyemo umwanya udapfuye ubusa. Murabizi kandi yuko mbakunda cyane. Reka dusubire mu kanemo ndabategura, murabizi ko ahangaha nta kwicwa n'irungu. Mubwira yuko kandi ino channel ya Alpha Sam iriho n'izindi nkuru nk'izi ngisi nziza cyane kandi rwose zagira ikintu zigusigira uzirebye. Rero ntugende utarebye niyo ngiyo ije muri screen aho ngaho uyita uyikandamo uyirebe. Iyo ngiyo isiza muri screen uyita uyikandaho nayo uyirebe, iraza kuba yagusigira nayo isomo rikomeye cyane. Nitwa Alpha Sam, niba rugamba rugizanga cyangwa se rugamba wumvise ijwi ryanjye cyangwa se ukaba rugamba urebye izi video zanjye, niba uyikunze ukande kuri buto ya like na subscribe kuri iyo channel, unayisharinge uyihe mugenzi wawe, udufollowing ahantu hose twitwa Alpha Sam, yaba TikTok, Instagram na zahehe hose ni Alpha Sam. Ndabakunda cyane guys, reka dusubire mu kandi gashyashya ndimo ndabategurira. Ciao ciao.